Umunyamideli ukunzwe kurusha abandi mu Rwanda Shaddy Boo yatangiye umushinga wo guteka yise Love on the Plate ndetse anasubiza abamutuka ku mbuga nkoranyambaga bamushinja amafoto postinga ibyo asobanura we kaba ari mu kazi. Byinshi kuri iyi nkuru ugiye kubyumva kuri OGTV Show YouTube channel. Bahaye ikaze muri kumwe na Blaze. Shaddy Boo ni izina ry'umugore w'ikizungereza ukundwa na benshi mu Rwanda, akanakurikirwa n'umubare munini ku mbuga nkoranyambaga cyane ari nazo zimutunze. Yinjiye mu bucuruzi bw'ibiryo yise Love on the Plate muri ibi bihe bya coronavirus. Mu kiganiro yagize ati ni ibintu nsanzwe nkunda, mu minsi ishize nibwo niyemeje kubikora nkanabishakamo amafaranga kuko nari umutetsi mwiza, noneho abantu bantera imbaraga zo kubigira umwuga. Kugeza ubu yatangiye kujya atekera mu rugo agashyira abantu ibyo kurya aho bakorera cyangwa mu ngo zabo. Ibijyanye n'ibiciro ndetse n'amakuru arambuye kuri ubu bucuruzi azayatangaza ku wa mbere tariki 8 Kamena 2020 binyuze ku mbuga nkoranyambaga ze zirimo Instagram. Ikindi kandi yavuze ko iki cyorezo cya COVID-19 nikirangira azafungura restaurant, aho noneho abantu bazajya bamenya aho bafatira amafunguro yateguwe nawe. Abajijwe umwihariko w'amafunguro ye yagize ati njye ngira urukundo, nzi guteka, ibaze rero ibiryo byatetswe nanjye biri mu rukundo rwanjye, ndabizi bazabikunda. Shaddy Boo yasubije abakunda kumutuka avuga ko bamufata uko atari. Yagize ati kenshi abantu bakunda kuntuka ku mbuga nkoranyambaga ariko ndahamya ko akenshi baba banyibeshyeho. Yagize ati njye mba ndi gushaka amafaranga, bamvuga nabi ntacyo baba bambwiye kuko icyo mba nshaka mba nyizi, ariko nanjye ndi umuntu ndababara iyo mbibonye, ariko se kuki natinda ku muntu nyanga kandi nzi ko hari abandi bankunda. Iyo mbibonye gutyo mpita nkoreka nkikomereza ibyanjye n'abankunda. Nawe ukurikiye iki kiganiro ukeneye ibyo kurya wakora order kuri Love on the Plate ukabasha kubona ibyo kurya byateguwe na Shaddy Boo. Kurikira OGTV Show YouTube channel ubashe kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, yaba muri muzika, muri fashion ndetse na documentaire n'andi makuru yose agezweho. Ndabakunda mwe mwese twabanye, amakuru yacu nakagaruka naho ubutaha.